Hello hello nshuti zanjye bakunzi mwese mukunda channel yacu ya Sweet Home Cooking, turabasuhuje kandi twishimiye ko mwongeye kugaruka kubana natwe kuri iyi channel yacu. Ni karibu mwumvemo ikaze kandi ni ukuri turabakunda kuko ni mwe mutuma dukomeza gukora, ni mwe mutuma dukomeza kugira kuraje yo kubereka ibintu byadufasha mu buzima, tukabigisha ibyo natwe twamenye. Karibu rero nawe nimba uri ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kandi twishimiye kukwakira, ikaze. Uyu munsi rero nabyukiye mu isoko njya guhaha, ariko nyine nageze mu isoko byari ku cyumweru, nagiye guhaha nsanga abacuruzi ntabahari. Ubundi iyo uzindutse mu gitondo usanga harimo ibintu bya make, abantu mwese mukunda muhahira famiye nini, ariko na famiye nto biterwa, mujye muzinduka. Amasoko menshi mu ntara no muri Kigali, Nyabugogo, usanga mu gitondo ibintu biba bihendutse ukagura n'abaranguzi. Nagiyeyo kuko byari ku cyumweru mbona ni bike, nari napanze kugura byinshi ariko naguze bike, ndavuga ni nabyo ntibyatuma nabereka ukuntu njya mbibika bikamara igihe niyo naguze byinshi. Rero naguze amakaroti, intoryi, imiteja, indimu, amaronji, nibyo numva nabonyeyo n'utundi tuntu duke dukeya. Naje banza kubitunganya kugira ngo mbibike bimare igihe bitazamvana, kuko hari igihe ugura ibintu byinshi bigapfa kubera utahise ubikoresha vuba, ariko iyo ubibitse neza bituma wabikoresha igihe kirekire kandi bikakorohera mu bintu byo guteka. Hano rero murabona nabanje ndabitandukanya, ndabivangura kugira ngo byorohere kugenda ntunganya buri kintu kimwe na kimwe. Intoryi zari zihendutse zo bari barimo, naguze nyinshi. Iyo ni imizabibu yumye naguze. Imizabibu bana barayikunda, baraduhekenya, munadukoramo na ji, ariko rwose abana banjye bakunda kuduhekenya natwo. nahise mbibona mba ndatubuze, nasanze hari umuntu wari wafunguye uyicuruza. Ni uko nguko ibimeze, habaho n'iy'umukara, njye nkunda kugura iyo ngiyo itari umukara. Iyo ni cloves, karafu ni nziza, nimbona umwanya nzababwira ibyiza bya karafu, cloves, clou de girofle mu gifaransa. Niyo ngiyo naguze iy'ifu, niyo ikora vuba, haba hari uduti, ariko iyo ni iy'ifu numva nayiguze 2. Iyi ni cinnamon nayo y'ifu, nayo ni 2, nayo ni nziza. Naguze na tofu nazo nagiye nsanga ziri guhenda, zajyaga zigura 2, ikiro ni 5, nahise ngura ikiro, ndavuga nibura nzasubirayo. Hari abantu benshi bafunguye bahise banyongeza itende ahantu twaguriye nari nabajyaniye undi mukiriya, bagurira ibintu byinshi kuko hari ibyo atari afite, bahita bavuga ati natwe tuguhaye itende. Ririya tende rigura 1000 riri muri kariya kantu, niryo banyongeje. Nabanje rero guhera ku ntoryi kuko arizo zari nyinshi, zanze kubanza kubirunga neza kugira ngo ubikureho umwanda, bizanamara igihe ubibitse muri firigo, yaba no utari no kubanza kubiteka, ushaka kubika muri firigo hasi, ibyiza no kubanza kubirunga ugakuraho microbes zishobora kuba zatuma bibora, kuko murabizi ko bagiteri, microbe, ibintu byose aribyo bituma ibintu bibora. Bitabayeho ubanza nta kintu cyabora, ariko nanone bigomba kubaho kugira ngo ibintu bibashe kubora, bive mu nzira, bihinduke ibindi bintu, bibone ifumbire n'ibindi bibona aho bijya. Aha rero nazitunganyije, numva agatoki karushye, nkoresha icyuma kugira ngo byihute, ndazironga zose. Zari intoryi nziza, kamera yanjye ntabwo ari kuzerekana ko zari intoryi zisa neza nini rwose. Umuntu hari igihe ugera mu isoko ukabona harimo ibintu byiza,
bisa neza ukumva nawe ukagura n'ikintu utapanze kukigura kubera cyari cyiza. Aha rero nari maze kubitandukanya, intoryi nazironze na karoti n'imiteja, ngiye kubikata, murabibona hariya byose nari mbirangije na tofu ngiriya. Aha ngaha ntabwo nahashya ibintu byinshi, ubundi iyo nshaka gutegura hari igihe nshobora kugura imboga zizamara ukwezi cyangwa icyumweru bitewe n'uko muri iyo minsi mfite uko nzateka, abana batari ku ishuri, abana bari ku ishuri, bihaha bitewe n'uko ufite gahunda y'icyo cyumweru. Intoryi zanjye rero nkunda kuzikatamo kane kugira ngo ndebe ko hatarimo twa dusimba. Hari igihe ubikatamo kabiri ntubone ahari ka gasimba neza, nzikunda kuzikatamo kane kuriya kugira ngo ndebe nimba zitarwayemo imbere. Ariko zino ntoryi naguze uyu munsi zo rwose zari nziza, nta na rumwe nigeze mbonamo rurwaye pe. Zari nziza zisa uko zasaga inyuma niko zasaga n'imbere. Zari nziza nazikase ndazirangiza. Umva iyo wahashye gutyo uba ufite akazi kugira ngo uzabitunganye, ni akazi kaba katoroshye pe, ariko you have to do it kuko uba wigabanyirije akazi wari buzakore mu yindi minsi, kandi bigatuma ukora ibindi witonze utuje. Nimba ufite akazi bikakorohera kuvuga uti wenda nta mukozi mfite ndataha mpite nkaranga inyanya n'ibitunguru nshyiremo za karoti zanjye nirire, cyangwa mpite nzikoramo salade, byose biba bitunganyije. Izi ni karoti rero nazo nazihase kuko uyu munsi nashakaga kubiteka bitetse, kubibika bitetse. Iyo ndi buzibike karoti nabanje kuziteka, hari ntabwo mbanza kuzihata, nzibika mu mazi mu kabogisi ngashyira muri firigo hasi, amazi nkajya nyahindura nibura mu minsi itatu. Iminsi itatu rwose zimara igihe, iminsi itatu urayamena ugashyiramo andi. Aha ngaha rero nagushakaga ikintu cyihuta, ngenda mpinduranya udukoresho. Aka gakoresho ni keza pe, agakoresho gatuma ibintu byihuta, yaba guhata karoti, yaba guhata ibijumba, ikintu cyose karabyihutisha. Icyo ngakundira ni nko ku bijumba, ku bijumba rwose uhita ubirangiza ako kanya. Ntabwo gahenda, kagura 1000 mu ma supermarket, sinzi nimba no mu bacuruzi bandi gahari, ariko nako kuri mu Bashinwa. Abashinwa bajya bagira utuntu twa make, mujye mukunda kujya mu ma supermarket y'Abashinwa, bakunda kugira utuntu tudahenze tw'udukoresho tumwe na tumwe. Ushobora no kujyayo gusa ukirebera utanafite gahunda yo kugura, ariko ukabona ikintu uzagaruka uje kugura. Nkunda karoti zikase rero gutya, kwa kundi zikase nk'ikizeru sinzikunda, sinzi impamvu niko nisanze. Nkunda izikase gutya nubwo bigora kuzikata, ariko akeza karavuna, akeza karigura. Nazikase nyine nazo nkunda kuzirya kuriya, nibwo kuko sinkunda karoti zihiye, nkunda karoti mbisi ndi buhekenye, kandi kwa kundi hari igihe mba mbona ziri bushye cyane. Rero iyo nzikase gutya biba binyoroheye kuza kuzirya, kutabona uburyo ndi buzihishe cyane nkaza kuzirya nsa nk'uzihekenya, nibwo intungamubiri zose ziba zikirimo iyo zikase gutya. Nazo nazikase ndazitunganya. Imiteja rero imiteja irarushya, noneho waguze nyinshi bisaba ubufasha. Iyo ni sisiteme nize nyine yo kujya mpita nyigirira rimwe nkayikatisha icyuma. Urabona hano mu gihe wakabaye imaze kuvuna 2, ngiye mvunira imiteja 10. Uburyo bwo gukoresha icyuma burihuta pe. Imiteja nayo imiteja nasanze aribwo bakipakurura, ari myiza. Hari uduteja twiza rwose tudasaba kudususura, mbese tworoshye. Namwe kuri ejo mubona ukuntu ari uduteja twiza turyoshye. Ibyiza byo guhaha ibintu byinshi ukabibika, ubona ibintu byiza. Hari igihe ushaka kubyo munsi bikaba bihari, ejo wasubira waguze duke ugasanga iby'ejo birapfuye, ntabwo ari byiza. Ariko iyo uguriye rimwe rwose uba uguze ibintu byiza bitewe n'icyo wasanze mu isoko uwo munsi cyabonetse cyaguze make. Aha rero mu gihe ndi gutunganya nabaye nshyizeho bimwe, ngiye guteka intoryi. Iyi safuriya
isafuriya ni magic pot. Iyi safuriya ni ubwoko bwinshi nyine bw'isafuriya zo ku mwuka. Iyi safuriya ni nziza, nimba ukunda guteka, nimba ukunda ibintu byiza, isafuriya ni nziza. Ni ukuvuga ngo ibintu byawe byose ubiteka bidakoze mu mazi, bishyishwa n'umwuka. Iyi safuriya ndayikunda. Ufite nk'umurwayi urwaye nk'umuvuduko, hypertension, kuko akenshi babuze umunyu, iyo wanabitetse kuri ya safuriya biroroha. Ashobora no kubirira adashyizeho umunyu pe, kuko ntabwo amazi yigeze abikuramo uburyohe bwabyo, ahubwo biba bikiryoshye. Tofu rero, tofu ziraryoha, nubwo abantu benshi bumva iyo uziriye bwa mbere ntabwo zikuryohera, ariko iyo wongeye ukazirya zitetse neza ziraryoha. Tofu rero ushaka kuyibika muri firigo nayo utayibanje kuyiteka, ukayifata kuriya cyari kimeze, ugashyira mu kabogisi, ugashyira mu mazi, ugashyira muri refrigerateri hasi, ukajya uhindura amazi nayo gatatu ku munsi, mu minsi 3 nabwo imara igihe. Ariko hano ngiye kuba nshaka koroshya akazi, mba nafashe umunsi wo kubikora byose. Ibintu byose mbibika bitetse akenshi, nkasigaza bike wenda byateka mfite umwanya nkahindura inteko, ariko akenshi mbibika bitetse. Hano rero amavuta ngiye gukawusha tofu, iyo ushyizemo agatungurusumu kakwereka ko amavuta yahiye. Iyo katangiye kuzana turiya tuntu gafinina, amavuta aba yahiye, kanatuma icyo ugiye guteka amavuta kigira agafureva nyine ka tungurusumu, akagu ka tungurusumu. Za ntoryi zanjye rero zari zenda gushya. Iyi safuriya nanone igufasha kuba wabikuraho bidahiye neza, bitarava mu buryo nari ngiye gushyiramo kuminjiraho akunyu. Hano rero ubikuraho bitahiye neza ku buryo uzabiteka bigashya. Aha rero murabona videwo, kamera yanjye yazimye, nakomeje kurikodinga ko natetse imiteja, ariko nanayitetse kuri ya safuriya hamwe na karoti. Ngiye kureba nsanga kamera yazimye, ariko kuriya nashyizeho intoryi niko nashyizeho imiteja. Ngiye kubibika mu mashashi. Impamvu mbika mu mashashi, aya mashashi mwabonye agakarito naberetse nawe nakuye mu Bashinwa, ntabwo ahenze, ni ama freezer bags yagenewe nyine kubikwamo muri firigo. Amashashi atuma firigo yawe iba nini ituma firigo yawe iba nini, bituma umwanya aragenda akegerana. Iyo ushyize mu mabogisi bihita byuzura. Nanone kandi amashashi, iyo ushyize muri aya mashashi bituma upanga uko uzateka. Urumva ugiye guteka hano bisaba ngo ubikuremo. Kubikuramo rero byamaze kuba barafu, ntabwo byakorera gutandukanya ngo uvuge ngo nimba biri mu ibogisi ngo ndakuramo ibyo ngiye guteka ibindi mbisubizemo. Nigeze kugerageza kubikuramo biranangiraho icyuma ndakata, akabogisi karangira nk'amennye. Rero aya mashashi atuma ugenda ushyiramo bitewe nuko na kantite y'ibyo uzateka, bitewe n'abantu uzatekera. Avuga uti ubundi iyi ngiyi bitewe n'icyo nzayivangamo, nzayitekana n'iki n'iki n'iki. Nka hano n'imiteja nshyizemo izi ngizi. Urabona ko ndi kugenda mbiparitaja, mbigabanya mu buryo butandukanye. Urumva urabona ino miteja ishobora kujya mu ishashi imwe cyangwa amashashi abiri. Turiya dushashi habaho amanini n'amatoya, bitewe na firigo yawe uko ingana, bitewe n'abantu ugaburira uko bangana, n'uko uteka ibiryo uko bingana, ugura ishashi ijyanye n'ibyo uzakora. Hano rero nahise mvuga nti hari umunsi nzateka imiteja ivanze na karoti, reka mpite mbivangira rimwe, ne kuzajya kubikoresha icyarimwe. Aha ugenda ugabanya umuteko, ugakuramo umwuka kugira ngo bibone n'uko ubipurasa bitazanapfa vuba. Nabona ko ndi kugenda mbanza ngakuramo umwuka. Hari n'ubundi buryo ushaka gukoresha, ufata agaheha ugashyira mu ishashi ukawukurura ugahita ufunga. Ibyo nyine ni porosesisi ndende, ariko hano
urakanda kuri iyo nkoko ukavamo ugahita ugafunga neza. Karoti nazo simba nabihishije biba ari bibisi pe, biba ari babyita gukira mediyamu kirananiye, ariko hari ukuntu hari terime bajya bavugamo y'ibiryo bidahiye neza, mu kinyarwanda ndumva ari imijugwe, biba ari imijugwe nabikora ari imijugwe kugira ngo urumva bihiye cyane byahita bisaya, ariko nka karoti nyine kuno nzi ko ari imijugwe bituma mpita nziteka nkazirya n'ubundi zidahiye nanone zimeze nka kwa kundi. Intoryi rero zari nyinshi nazo kuko gutya kuno murazibona ntabwo zihiye ku buryo warukoraho ngo ruhite rugira, urarurya ukumva usa nk'uri guhekenya. Iriya safuriya ni nziza, habaho ubwoko bwinshi bw'ariya masafuriya bayita puresha kuka I think, puresha kuka zibaho ubwoko butandukanye, habaho amoko menshi. Iriya yanjye murabibona irashaje ni iya kera, ariko ndayikunda, usanga nkunda kuyikoresha cyane. Ibintu byose ubitekaho, ibijumba, ibihaza, nzabereka ukuntu natetse igihaza umunsi umwe, ibihaza, ibintu byose n'inkoko ntabwo ndayitekaho, n'inyama sindaziteka, ariko murabizi ko inyama akenshi tuba twishakira agasosi, ariko njya kuyigura batwerekaga inkoko batetseho, kuvuga ati n'inkoko wayishyiraho rwose, urumva ko umuntu wese ufite ikibazo cy'amavuta, cyo kuba baramubwira ati gabanya amavuta, gabanya umunyu, washaka puresha kuka pe, urumva iba ari nziza. Hano na tofu zanjye nazigabanyijemo imiteko ibiri, hano uku nguku bimeze rwose, uhita ufata agashashi ukavuga uti izi nizo nteko zimara igihe, zishobora no kumara amezi muri firigo, amezi 2 muri firiza hariya hejuru, n'amezi 2 zayamara. Urumva rero ubaye ufite firiza nini wahahira ukwezi, wahahira amezi 2, bikaba ari ibintu wapanze ukabikora umunsi, ubundi mu guteka kwawe bikakorohera. Ibyo rero nari maze kubitunganya, urabanza ukateka bigahoramo kugira ngo ubishyire mu mashashi neza. Look, it's time to reserve them. Hano rero urabona turiya dusenda ndadukunda, twitwa Cayenne. Turiya dusenda dufasha abantu bafite ibibazo byo mu buhumekero, nimba mwumva neza mwumva ukuntu mvuga, ngira amasizite, ngira iki, abantu benshi bakunda kuvuga ngo mvuga ndyamye, ntabwo mba ndyamye n'ubu ndicaye, ariko mba nyine mvuga nk'umuntu uryamye. Rero nkunda gukoresha ibintu byinshi bishobora gutuma nagira amakirize cyane. Murabona nka hariya biriya bigiye muri firigo kubera ishashi ari akabogisi haba hamaze kuzura, ariko amashashi bagupanga neza rwose, ugashyiramo ibintu byinshi pe, umuntu akaba agira ngo ufite agafirigo gato, ariko gakabika. Iziriya nazo ni za pepa z'umuhondo, za puwavuro z'umuhondo n'umutuku, nagiye ahantu icyiza cya firigo, nageze Nyabugogo mbona umuntu uri kubicuruza kuri make kuko nzi ko hano twebwe bihenda, mpita mbigura ndaza ndabika. Rwose nta mpamvu yo kuvuga ngo iyo mbonye ikintu cya make ndakigura nkahita nza nkashaka uburyo nyibika. Firigo rero ituma ubika ibintu igihe kirekire. Iyi ni imiteja rero nari mfitemo, urabona nayibitse, imazemo ukwezi, kandi murabona ko ikiri mizima rwose. Mwakoze rero mwese kudukurikirana, ngibyo urabona na tungurusumu, muze kureba akavidewo k'ukuntu nakoze zino tungurusumu zibitse muri kano ka ayisi konteyina, ukora n'ikirungo ukakibikamo, ukajya ukuramo ukakateka kameze nk'agakibe, nimba muzi ukuntu maggi bimeze, ukanaga mu biryo byawe ukaba ukoze ikirungo wibikiye. Hari videwo muri buyibone mu mavidewo yanjye, videwo y'uko nakoze iyo tungurusumu nkaba nzibitse. Mwakoze rero mwese kudukurikirana, Imana ibahe umugisha.
turabakunda kandi ubutaha muzagaruke muduhe na share nonaha muduhe like muduhe subscribe, nimwe iyo twabonye mwaturebye tugira courage yo kongera kubereka ibintu bitandukanye. Cawu rero bitewe n'abantu ufite wahaha byinshi bitewe n'uko wasanze ku isoko bizi, si ngombwa ngo uhahe nka kuriya nahashye bitewe n'ibyo ukunda, ariko turagenda twiga ukuntu wajya ubika ikintu kikamara igihe. Cawu cawu rero, bye bye naho ubutaha.